Fidi yacu ese tumuhaye ikaze yego rya Yesu umwami wacu Imana imumugisha amen. Ubwo imvura itari kumanuka ntimuyirebe n'inamanuka ntituyirebe, ahubwo twumva iki ijambo ry'Imana rigiye kutubwira ribinyujije mu mugaragu waryo Pastor ni karibu. Yego ntabwo iri kuba nyinshi. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Imana ni nziza Nubwo abaje ari toujours prêt, reka muruhure yicare. Kamuruhure yicare. Ndabumbura gakeya kugira ngo impapuro zitanyagirwa. Ndabura mu kigero izina rya Yesu. Amen. Hari abantu benshi bambwiye ko mbaramutsa kugeza aho nari ejo niriwe muri Bisate haramusi y'ikirunga cya Bushokoro. Nahavuye saa 11 ibiganiro byabaye binini cyane, maze nuko twibagirwa gutaha ijoro ridusangayo, ariko batubwiye ngo tuzabaramutse. Imana bamugisha rero. Reka dushimire Imana yadufashe muri iki gikorwa tuvuyemo, kuko ni kimwe mu bikorwa by'ivugabutumwa bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mwarakoze, Imana bamugisha. Amen. Ndashaka kuvuga amasomo abiri, namwe ntabwo murashobora gusoma, sinzi ko mwashobora no kwandika kuko ikaramu ikubise mu muti birazimata, ariko rimwe ni Abaefeso igice cya 2 ku murongo wa 10. Abaefeso igice cya 2 ku murongo wa 10 haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza, ngo iyo yiteguye kera kugira ngo tuzayigenderemo. Yiteguye kera tutari twabaho, kuko Imana yatugeneye kugira ngo uzabona umuntu ari kuvuga ngo ngiye nikodemwe, ngende mubi, ngo umuhungu w'abakica n'umukobwa w'abarihira simbizi ko bajya bavuga, ariko ibyo niwe uba warabyigize. Ntabwo Imana irema umuntu ngo imurema ari mubi. Imana irema umuntu ari mwiza, ahubwo ahakuriye n'ababanye nabo akaba aribo bamuhindura, undi akaba ashobora guhinduka umuntu mubi. Naho ubundi Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza, ngo iyo yiteguye kera twebwe tutari twabaho. Muribuka ko yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, maze ngo ndetse ngutoraniriza kuba umuhanuzi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero Imana yaturemeye imirimo myiza. Akavura karagiye gakutwe okay, hagararane nta kibazo, kaduhagararane nta kibazo, ariko hari abadafite umutaka ubwo ko banteye imbabazi. Abadafite umutaka ko banteye imbabazi ndagirane. Ibyo mbabwiye ni mu Efeso igice cya 2 ku murongo wa 10. Noneho irya kabiri, ubwo mubyumve yuko Imana yaturemeye imirimo myiza, kandi imwe mu mirimo myiza ni igikorwa tuvuyemo. Kiriya gikorwa tuvuyemo, iyo urebye mu murimo cyangwa se inshingano iri torero ryahamagariwe, na kiriya kirimo. Hari umuhanuzi wakoze ibikorwa nk'ibi, muzasoma muri Bibiliya isezerano rya kera, igitabo cya 2 cy'Abami. Igitabo cya 1 cy'Abami kivuga umuhanuzi witwa Eliya, yiswe umuhanuzi w'umuriro bitewe n'ubutumwa yari afite, ariko aza gusimburwa n'uwitwa Elisa wiswe umuhanuzi w'amahoro, nawe biturutse ku butumwa yari afite. Ubutumwa bwa Eliya bwarotsaga. Muri kubyibuka ibikorwa bimwe yakoze? Ntabwo muri kubyibuka. Eliya yagize ibikorwa bikomeye. Hari igihe yigeze guzuza agatangaza ati kuva ubu bitewe n'inyifato yanyu izuba rigiye gucana imyaka 3 n'amezi 6, imvura izongera kugwa igihe nzaba mbivuze. Ageze hacaho kuko abantu bahise bamurakarira, aragenda kuko imyaka 3 irangira nta mvura iguye. Murabyibutse?
hari ikindi kintu cyatumye yiswe umuhanuzi w'umuriro. Umunsi umwe yahuye n'umuntu w'Imana, umuhanuzi agiye kuraguza. Bagiye kugira ate? Nese abantu b'Imana bararaguza. Abantu b'Imana bararaguzara bakajya mu bapfumu. Yahuye, muzabisanga mu gice cya kabiri, igitabo cya kabiri cy'abami, ahura n'abantu umwami yari arwaye, noneho atuma intumwa ngo zijye kuraguza mu kigirwamana cyitwa Barizebuli cyabaga muri Ekuroni. Ekuroni rero ni mu Bafilisitiya, kandi Abafilisitiya bari abapagani rubi basengaga ibigirwamana cyangwa se imana nyinshi. Mu Gifaransa ibyo bitaga polytheisme. Mu gihe bo basengaga imana imwe yo mu ijuru, imana imwe, aribyo bitaga monotheisme. Buriya biriya bihugu byo mu burasirazuba by'abakomunisite basenga imana nyinshi, zimwe bazigura no mu mangazini. Rimwe twagiyeyo tugiye gusura mu rugendo shuri mu gihugu cyitwa Korea y'Amajyepfo. Noneho tugezeyo dusanga nyine, ariko tugiye kureba iterambere ry'umurimo, kandi kuvuga ubutumwa bitemewe. Noneho tugera ahantu mu mangazini bagurisha mu imana, ngo umuntu aguraga imana ihuje n'ubushobozi bwe. Noneho umuyobozi twari turi kumwe ndamubwira nti mwana, abantu dushaka turababwira bagashidikanya, reka ngure kariya gatoya katahenze nzakabereke mbereke yuko mbabwira ngo nagakuye mu mangazini bagurira mu imana. None harande baravuga ati ugiye kukagura nti aha tuzabura reba, ati ntabwo wazemera ko akaguze kukabereke, bazagira ngo nawe buryo urabyemera ngo. Noneho abantera ubwoba atuma ntakagura ndakihurira, nzabibabwiza ururimi ntakaberetse, batazagira kuko ngo nakazanye. Ariko reka mbabwire utwo tumana twabo ukuntu batwemera. Hano muri Bibiliya muzabibona ngo hari abafata ibumba bakaribumba ngo bagakuramo igishushanyo bakagisenga, abandi bagafata igiti bakakibaza ngo nabo bakagisenga. Hano muri Bibiliya birahari. Abantu umva ngo mu mitwe y'abantu, abantu bagiye bagira ibyo bizera bakabyemera, none bakabifata batyo. Muri cyatumye Imana ihagurutsa Aburahamu sekuruza w'abizera ngo ive mu gihugu cyabo cya Uriya Bakaludaya ajye mu gihugu cya Kanani. Imana yari imutumye kugira ngo ajye kwerekana Imana nkuru ya hehe yo mu ijuru iyi dusenga. Kubera iki? Abanyakanani bose basengaga ibigirwamana. None rero mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 8 ngo kwizera ni kuko atumye Aburahamu yumvira Imana, bimuhamagare kuyaho yaragiye kugenda gute, yaragiye kuragwa ngo nuko agenda atazi yajya. Hari somo tudasoma hepfo rero bivuga ngo kwizera ni kuko atumye bamusuhuke ngo mu gihugu yasezeranijwe. Sinzi niba musobanukiwe n'umuntu witwa umusuhuke ni umuntu utaremya, ahubwo kuko hano heza ibigori arahaba ariko ntibishira agende. Ubuzima bwa Aburahamu sogokuruza mu kwizera nuko bwabayeho, ntabwo yigeze atura ngo aremye kwabaye kuzerera. Ariko ibanga ryari ririmo uyu muntu Imana yahagurukije ikamutuma, ariko yarangiza akaba umusuhuke. Niki Bibiliya ivuga ngo uko yagendaga mu ruzerero rwe ari kuzenguruka igihugu cy'i Kanani, aho yararaga hose yubakira Uwiteka igicaniro ngo maze akambaza Imana ya hehe yo mwijuru, kugira ngo yereke abaturiye aho ngaho yuko nubwo basenga utwo tugirwamana ko mwijuru hari iki. Nanjye uyu munsi ndababwira ngo mwijuru hari Imana, kandi iyo Mana niyo twizeye, iyo Mana niyo twiringira, iyo niyo Mana ikora ibitangaza. Iyo Mana niyo yeza imirima nigira gute, naho abapagani bize utwo tumana utwo babaje mu ibumba no mu duti, ibyo ni ibitagira umumaro. Haraguru hariya mu ndorwa hariya za Butaro murahazi. Mu Butaro nagiyeyo turi mu Birundo, maze nkubitana n'umupfumu wahariya hejuru mu Ryabayanga, umupfumu. Abapfumu rero maze kubona abapfumu batatu, sinzi wabaroze ibikoti birebire by'ikaki n'ibikono by'itabi by'intasabirwa. Ngo n'itabi by'intasabirwa murayizi? Ntabwo muyizi. Banza kagace bataranyoye itabi. Ni urukono rw'itabi runini rukozwe mu ibumba, ushyiramo ikibabi cyose cy'itabi kigashiriramo.
barwita rero ngo ni ntasabirwa urwego ntawe warusabira kuko abasaba agakamba gatoya k'agace bagashyira muri twa dukondo tw'itabi twa kera baguriraga abagore n'abakobwa n'ubwo twibuka abakobwa bivuga abakobwa bagaseka batinda ndetse abakobwa banywa gitabi hari udukondo tw'itabi kera basangaga mu isoko zitanditse k'igiti utuntu tw'abakobwa ngo ni udusirimu noneho abandi bakagira urujigo nyine rukozwe mu ibumba bakagira gute ibikono by'itabi bimeze bityo abantu bakabinyweramo itabi noneho uwo mugirwa maze nuko turahura hariya umuntu uzahari maze aramfata yanga kundekuza abantu bakavuga nti umuntu mfashe ninde n'urukoti rurerure n'urukono rucuritse n'urwo rukono rutaba bakajya arandeba ijisho ritukuye nk'irya rusake niko wahoze uri kunsuhuza none ukaba utari kumbwira ukaba wakomeje kundekuza ubanze kundekuza ntavuge ariko yamfata intoki nkumva yazikomeje noneho rero ngeze aho ndavuga nti iyi si shitani mfashe kuko sengera mu mutima nti hari igihe rero bimwe biba biri mu mutima ntibihure n'ibyo uri kuvugisha kane ko umuntu ari kumbwira ariko ko wakomeje kunsuhuza none ukaba wamfashe ntundekure naho mu mutima ndi kubara ngiye kubikora rimwe kungiye kumushikana mu mutima ndi kubara kungiye kumushikanuza ndi gusenga nti Mana umfashe iki kidayimoni kimfashe nyikire gusaza ndi kureba mu maso nukorara amarurerure n'akagofero kagize gute yambaye ibitare ku maguru no ku maboko mu mutima ndi kubara ngo rimwe kabiri gatatu kuko igihe mfataga abari bazengutse bagiye mu isoko hari ibitaro bikoreye ibikangaga bikoreye isika bikoreye ibirayi bose barahagaze bari kore ukuntu tugufuta ntaga muntu za mbese ryabaye isoko none bongeraho bishikanuje maze arabambara nanjye mbadasimbutse mbese twese tuba tugiye kuko maze rya soko ryose ngo ubu rero ni umupfumu aba harya mu ryabayanga hejuru ngeze aho mbaza abakuru b'itorero ntariko ni iki cyatumye uriya muntu amfata ko nari ndiko banyuza mu ijisho nkabona musa n'abagize ako nuko abantu bati twari turi kwibaza ibirakurikira uriya muntu ntikiza turaniwe mugirwa ukomeye usigaye muri aka gace ati rero twumvaga ko hari icyo ari gutwara kuko aravuga ngo abapasitori mwebwe muri inzigo zabo mwabavanye amata ku munwa ngo kuko muravuga ngo ati ubundi kuwa gatanu bisabato ariko wa kane bareta ngo imihanda iriya mihanda iturutse za Kirambo iri iturutse mu ntuza iturutse hariya iturutse mu ndorwiriya za Nyamicucu iturutse hehe ati abantu babaga buzuye bikoreye ibiyibo abandi bari gushorera intama bamutuye ati mugeze aho muraza mwigisha abantu ngo ibyo bintu biri gupfa ubusa ngo babiture Imana rero mwabavanye amata ku munwa turi kugira ngo baragira icyo gutwara ngeze imfatwa n'ibibi neza iki amen mu izina rya Yesu badamucitse amen abagirwa rero ni abantu bameze batyo basenga izindi mana uyu muntu nari mbabwiye witwa Eliya kimwe mu byatumye yitwa umuhanuzi w'umuriro umuntu w'Imana umwami wa Isirayeli yararwaye Bibiliya iravuga ngo yahanutse mu idirisha agwa hasi avanamo ubumuga avanyemo ubumuga ararwara cyane araremba noneho aho gusenga Imana atuma abantu ngo baje kumuraguriza ikigirwamana cyo mu Ekuroni cyitwa Barize Zebuli nkuko baje kuraguza kwa Ryangombe cyangwa kwa Ntuza hariya kwa nagiye guhanga itorero hariya mu murongozi mubo twatoye b'abadiyakonikazi hari abari baratanzwe ari amaturo ya Nyamingi ari abakobwa akakubwira bari kuntu ntuza ntabwo yari aza kubwira zino nibafungura insengero muzamutumire ntuza witwa Nzabona Impa kuko ziriya za minwe ibiri na za mihoro ya mpiri na za Mpuzimondo yabitwitse ku mugaragaro yakiriye ubutumwa bwiza abivamo na n'ubu arahari icyo gihe rero twanamutoreye ubukuru bw'itorero none rero dutora n'abadiyakonikazi barimo abagiye akakubwira ati njye iwacu ni Butare cyangwa iwacu ni iriya mu Rukiga iriya ati naje nanjye bantuye Nyabingi n'umukobwa
Imana irabafasha bakira ubutumwa bwiza, ibyo babagamo barabireka, dushima Imana. Noneho rero icyo ndi kubabwira, uyu mwami nawe yari umuntu w'Imana, yarayoboye ubwoko bw'Imana. None arwaye arembye, aho gusenga Imana ngo imukize, atuma abantu baje kumuraguriza, barize buriya hehe iyo mweku siko mutari gufashwa ngo baje kumugenza gute, kumuraguriza bari mu nzira. Noneho Imana ibwira Eliya iti dore wa muntu nari nizeye ngo ni umuntu w'Imana agiye kuraguza. Mbese ni kubavuga mwajya kumva mukumva ngo setako niba nkino hari umugiro ngo turamubonye ngo ari gukurura intama wagiye kumugirwa iyi sibyo. Mwese ntimwatangara, mwese mwakumirwa muko mutiye nuko ntitubwirizaga ari umuyobozi wacu none yagiye kuraguza, mwese mwatangara. Noneho Imana we yatumye intumwa, ntabwo ari we wagiyeyo, yohereza intumwa kuko yari umwami yoherezaga abagaragu. Imana iba yababonye n'ibyo bikoreye bajanyeyo, itumerite igendo batangiye. Maze yaraza bageze mu nzira bari gukina ngo bambuke, babona icyo kigabo gihagaze mu kimpembwe nyinshi. Kurabwira ngo niko mugiye ngo mwama aradutumye ngo tuje kubaza ngo ntibazakiriya ndwara. Arabwira ngo musubireyo mumubwire ngo urukurinda waje kuraguza muri Ekuroni muri Isirayeli mu bwoko bw'Imana nta mana ibayo, musubireyo. Baragaruka bari kwirukanga, bageze baravuga ati duhuye n'umugabo hariya ufite ijisho rikaze aradutangiye ngo ameze ate, ngo twabonye ari umugabo muremure ufite impwempwe nyinshi. Ati uwo nta wundi ni Eliya da. Eliya ahita ategeka umutwe w'abasirikari ko bagende bamufate bamuzanire. Hagenda iporoto y'abasirikari 50 maze baragenda rero abacu bagiye bagerageza kwiganira abasirikare iyo batumye ni maze baragenda naho basanga cicaye kuri rya buye batangiriye, baraza hano kumwasa ruti ngo umwami aradutumye ngo mwitabe. Ati tisha niba ndi umuntu w'Imana koko umuriro nuve mu ijuru ubatwike. Ako kanya mu ijuru rakinguka, ibirimi by'umuriro biraza birabatwika bahinduka umuyo. Inkuru iragenda igera ku mwami, bati abantu barutumye bose babaye umuyonga. Uyu rero kuko nawe arwaye ashaka abatuma ngo yohereza abandi 70. Ataho ngabo nta kigenda mwebwe mugendesha nabo basanga cicaye kuri yabo. Umwami aradutumye ngo mwitabe. Tisha niba ndi umuntu w'Imana namwe umuriro nuve mu ijuru batwike. Ako kanya umuriro uva mu ijuru nabugenze ute urabatwika. Babaye bangahe ubwo? Umwami ntibyagira bimukora, yohereza ibindi tsinda ry'abandi 50. Ariko 50 atumye bo bari bamaze kumenya amakuru, baravuga ati ntabwo turasuzugura umwami reka tugende. Ngo ariko bakiririya basanga ndakicaye kuri ryabuye ngo baza bapfukamye bari bati nyagasani nukubaha mu itegeko rya databuja niwe udutumye, nyaboneka tukugireho umugisha tubabarire rwose, nyaboneka twanze gusuzugura databuja ariko rwose tukugireho umugisha. Kuko ngo baje baciye bugufi, Imana ibwira Eliya ati jyana nabo, manukana nabo. Barajyana naho umwami aryamye ari kwigaragura kuko yavunitse. Nuko agezeyo ngo areba hari kugaragurika ngo niko uri kujya kuraguza mikuru muri Isirayeli nta mana ibayo. Reka nkubwize ukuri, iyo ndwara ntuzayikira, uzapfa nta kabuza. Hari ikatera rigendera, hari icyo yamutwaye se kwari uguhimba ngo ari kumutumaho, ariko umuntu kubwiye gutyo bamwira arakata rigendera, asigara ari kumwarana na zangawe yohereje 50. ariko ijana ryo ryari ryabaye iki? Yari yamaze kuba umuyonga. Kuko
indwara iramuhitana, agenza ate? Arapfa. Imana yashaka ni Imana ikomeye. Aho mu Ekuroni basengaga nyine ibigirwamana, ni ukuvuga ngo buri mujyi wagiraga imana yabo. Ukaza hano mu Gakenke usanga bafite imana yabo, waje Musanze imana yabo nkuru, ariko waje no mu miryango wasanga bafite akandi kamana gatoya, bose usanga n'utwo ngutwo babayemo. Ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Iyo niyo yaturemye, iyo niyo twizeye, iyo rero niyo yateguye imirimo myiza ngo tuyigenderemo, myiza ngo tutari twabaho. Buriya tutari twabaho Imana yari izi ko ibi turimo tuzabikora. Imana yari izi ko n'aha hantu tuzahicara. Imana yari izi yuko igihe kizagera tukamenyana n'uriya mukecuru. Imana ishimwe mbonye yaje guterana natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Imana yari ibizi tutari byabaho, tutari twabaho. Imana yari tuzi. Niyo bavuga ngo ko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Noneho isomo rya kabiri, sinavuze ngo ndavuga amasomo 3 ya kabiri. Ya kabiri ndasoma ni Imigani igice cya 3 ku murongo wa 6. Imigani 3 ku murongo wa 6 biravuga ngo, ubu noneho ndikumva ibyo bitonyanga byagize abafite ibiye mushatse mwazirambura. Imigani 3 ku murongo wa 6 haranditswe ngo, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azaje kuyobora inzira unyuramo. Bigusenga ngo icamba ngo ayo magambo muyumve, uhora umwemera mu migendere yawe yose. Ntukamwemere ari uko urusengero rwanyu rufunguye gusa, uri rufungwa uvuge ngo ngo ko barufunze si ngo oya. Urusengero bashobora kurufunga cyangwa bakarufungura. Kambabwire Bibiliya ivuga ko urusengero rukomeye n'uyu mutima wawe. Uyu mutima kandi uru rusengero rwitwa umutima. Nitwe dufite ibigufuri, ushatse warudadira cyangwa ukageza gute kurufungura. Niyo mpamvu mu byashuye Yesu avuga ati dore mpagaze ku rugi ndakoma. Umuntu niyo byanje agakingura nzikiro dusangiye, ariko n'urudadira ugakubitaho ikigufuri azahira inyuma. Turikumvikana? Ibyo rero bivuze ngo tugomba kwemera Imana. Waba uri mu rusengero, waba uri mu rugo, waba wicaye aha, aho uri kunyura n'aho uri guhinga, icyo dushimira Imana bwa mbere, mu ijuru urugi rw'urusengero rw'ijuru ruhora rukinguye, mu ijuru haba rakinguye. Amen. Kabiri, urusengero rw'imitima yacu narwo dushatse twarukingura. Amen. Niho rero bwa gatatu na ruriya bazarufungura. Amen. Barakuzuza ibisaba, kandi batarufungura bagatinda kurufungura, wenda tugapfa batari barufungura. Ijuru ryo rizaba rikinguye. Amen. Kandi insengero z'imitima zizaba zigeze zite, tuzakomeza kuba beza, twemere kuyoborwa n'Imana. N'Imana twereke ngo uhora umwemera mu migendere yawe yo nawe azaje kuyobora inzira ugenze ute kucyuramo. Ayo magambo ni amagambo y'iteka ryose. Muri aya mateka turimo, reka nkababwire ninshaka ngiraho nicaye. Amateka turimo, abantu babyemera batabyemera bagize gute, amateka yacu iki muri iyi minsi ndi kukivuga cyane kugira ngo abantu bacyumve, kuko gupfa none cyangwa ejo urupfu ruhora rutwugarije. Abantu bacu ejo bapfuye bavuye gusenga, twagushije ishyano ku Gisenyi. Abizera bavuye ku rusengero rwa Gisenyi. Noneho umugabo aravuga ati kamba njyanye abana hehe mu rugo, madamu asigara muri repetition kuko ni korari. Yazajya ku bitaro abazi Gisenyi, maze igikamyo giturukira cabuza amafiri kiraza, ivoitiri bari bipakiyemo umugabo n'abana be 3 n'umukobwa babanaga nyine bafashaga abo bana na mubyara we warutunze mukuru w'umugore n'umwana we, bose bari bipakire mu kamodoka batashe, bari kuririmba ngo baratashe, bahura na Satani yateze, bose bapfira rimwe. Ubwo mukumva ikibazo cy'uwo mugore wasigaye ari muri repetition, asigaye ameze nk'igiti gihagaze. Ubwo rero bese
twaraye mu bintu biragenda bite, abantu bari kwibaza byabarenze ko turabyifatamo n'ibiki byose bigize gute. Ariko icyo ni ikimenyetso cy'uko twugarijwe. Kera umuntu yarapfaga abantu bose bagakakakamo, ariko uko turushaho kwegereza imperuka impfu zabaye nyinshi, abantu bari gupfa umusubizo mbese birarenze. None si muri kubona impamvu umuyobozi w'akarere yahoze ari kutubwira ibya mituweli, kuriya guhinduka bakaba bahinduye nuko impfu zamaze kuba nyinshi. Bati none rero uwanyuriza impande mituweli tukayongera abantu bakabona imiti bose ku bwinshi, nibura byagabanya. Dore impamvu byagabanya nuko muri bibiri, mu mwaka w'2000 icyizere cyo kubaho cy'umunyarwanda cyari kigeze ku myaka 45. Turumvikana 45. Noneho leta ifata ingamba izo za mituweli, iziki byose zirangamba z'ubuzima, kwirukanka mu baturage, oya abantu mukarabe, mugereza toilette, mwirinde ibiki byose, bararwana. Ubu yavuye kuri 45 muri bibiri, ubu bigeze kuri 69. Turi hafi kugera kuri ya yindi bibiri ivuga 70. Mwumvise burya byatowe na ziragaba. None bongeye gukaza. Bamwe ntabwo bari kumva impamvu yabyo, bari kudore ngo amafaranga barayongeje, batayongeza si impfu zabaye nyinshi, muragira ngo bigende bite. Impfu zabaye nyinshi kandi none bagasanga nukuvuga ngo ubu ngo iziri guhitana abantu benshi nizi zajanaga abantu hanze. Naho mu giturage urwaye impyiko se ninde wayoza uza amafaranga baca haramu ntuza n'ishyano ryose. Muri Faisal ni nka miliyoni zingahe impyiko, ibya bintu byitwa insimburangingo n'ibiki byose, ibi bya kanseri, ibya byo gushiririza n'iki byose baje mu buhindi hakajaho umugabo hagasiba. Nende bakavuga ati ariko wakongera mituweli twagira gute izo ndwara zose zikavurirwa iniwacu. N'abantu batangiye kuririmba, none si ibihumbi 20 no gutanga miliyoni 4 zo gufata indege ukajya kwivuriza mu Buhindi, gusiki igihenze niki. Ariko twebwe nta nubwo twigaga imibare, namwe mukwiye kuba ibihumbi 20 kuko n'ibintu bishobora kuvugisha abantu. Ibihumbi 20 no gutanga miliyoni 16 kugira ngo baje kugusimbura. Muri Faisal muzabaza bagiyeyo harabagera kuri miliyoni 16. Nuwakugurisha ubwawe ntabwo wayabona, bakugurishije n'umuryango ntabwo 16 bagoye. Abantu bose bagiye baragira gute. Reka mbabwire yuko ibyo byagize icyo bimara. Leta ifashe ingamba kuva muri 2000 kugeza muri 2000, ubu ngubu igeze kuri 69. Imana ishimwe. Reka mwumve iyo biri kuva. Dore uko amateka ameze. Amateka ya mwene muntu agabanije mu bika bitatu. Bingahe? Ngo baranga kubisubiza. Mvuze ngo ni bika bingahe? Ibi mu bifate, umuntu wese unteza amatwi ubifate, ugenda urabivuga kuko nibyo bigize amateka turimo. Igika cya mbere ni yasi y'abatubaha Imana yabayeho mbere y'umwuzure. Iyo itangirana n'umugabo witwa Adamu, wa wundi Imana yaremye utarabyawe n'umuntu, ahubwo Imana yabumbabumbye. Sibyo? None maze kumubumbabumba ari utangiriraho ibyo bita kubyara. Kandi kugira ngo abyare Imana imushakira umugore witwa Eva. Uyu rero ubwo agiye gukomokwaho n'igisekuru cya mbere. Igisekuru cya mbere cyari kigizwe n'ibisekuru 10. Turi kumwe? Ndambara Bibiliya nkubwira aho biri. Reba itangira igice cya 5. Uharambura maze urebe ko ibyo ndi kuvuga ari mu biri. Tuzaje turabaho tubeho nk'abashyitsi, tutaza aho tujye turagenda turateraganwa n'umuyaga nk'aka kantu kari mu nyanja, nta kukugira gute. Dore aho baravuga ngo urubyaro rwande, ntabwo muri kora kwa urubyaro rwa Adamu. Aho rero nuvuga ngo uhere kuri Adamu, uyu wavuye mu biganza bya Rurema yabyaye umwana witwa Seti. Mwabibonye?
Seti abyara Enoshi. Mwamubonye? Ntabwo muri kureba, sinzi iyo muri kureba. Murebe muri wezanye. Kansubireyo kugira ngo turebe. Adamu n'ubanza avuye mu biganza bya Rurema abyaye Seti. Muramubona aho hepfo. Seti abyara Enoshi. Mwamubonye? Enoshi abyara Kenani. Kenani abyara Mahalaliyeli. Mwamubonye? Mahalaliyeli abyara Jeredi. Jeredi abyaye Enoki. Enoki abyaye Metusela. Metusela abyaye Lameki. Lameki abyara Nowa. Mwabonye? Mvuze ibisekuru birahe 10. Ntabwo muri kwihuta nkuko ndi kwihuta. Mwabonye? Ntabwo muri kwihuta igice cya 5. Noneho Imana imaze kureba ngo isuzumye isi biri mu gice cya 6. Mwisanga kwibwira ko abantu bose ari kubi. Ifata icyemezo cyo kuvuga ngo iyi si y'abatubaha Imana ngiye kuyirimbura. Iyirimbuza umwuzure. Aho soza haravuga ngo ariko Nowa ngo agirira umugisha kuwi kuko niwe uzavaho ishibu ry'abazabaho mu gika cya 2 cy'amateka. Turi kujyana ubwo amateka ya mbere, isi ya mbere y'abatubaha Imana nuko yashoje. Yarimbujwe harokoka Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be bangahe 3. Ubutumwa bwiza buvuga yuko ubuhanuzi buvuga ngo ubutumwa bwa Nowa bwageze ku ntego, kuko nubwo isi yose yarimbutse ariko yabashije gukiza umuryango we. Ubu Yesu avuze ati ndaze ejo. Kambaho ikizami. Yesu avuze ati ndaze ejo. Ninde mugabo wahaguruka akavuga ati aje njewe nubwo abandi bose basigara ariko njewe n'umugore wanje n'abahungu banje n'abakazana banje n'utwuzukuru twanje twebwe twaritaha. Aho nagira uwihara. Ubu ntabwo byashoboka. Hari ibaga mwiza n'umugore wawe akaba ari mwiza, yewe wabyara n'abahungu bawe bakaba beza, ariko bazana abagore bakazana banyagashinga ihembe. Udusatura akazi gusa. Udusatura. Mubize. Cyangwa se ukagira abakazana beza, abahungu bawe bakabibiha. Cyangwa se ukaba uri mwiza, umugore wawe yewe we umukobwa w'abagesera amaze akagira cyayifashe mu manyangi, ugasanga akagabo ubwanwa bwakereye kabuze yo kareba yashungushe ugasanga ibintu biriho ubu ngubu mu miryango biteye ubwoba. Umugabo n'umugore ugasanga ntibumvikana. Ubu hari abagiye baragabana inzu, umwe agafata ikicumba, umugabo agafata ikicumba, umugore nawe akajya gufata kiriya cumba. Ubwo ni umugore we, ubwo si n'umugore wawe nyabaki. Ariko uzamfashe umugabo wanjye n'abana banje bubaha Imana. Buri wese asabira umuryango wivuga Imana uzamfashe, uzampe kumvikana n'umugore wanjye n'abana banje, mbese n'umuryango wanjye n'abakazana usengera mu muryango. Buri wese asengera mu muryango. Imana idufasha, umwuka w'Imana akamanukira imiryango, n'itorero rizaba rizima, n'igihugu kiba kizima. Imana yacu kibaho. Noneho igika cya 2 sanavuze ngo amateka ya mwene muntu ari mu bikabe ngahera dore 3. Ubwo rero ngiye gutangira igika cya 2. Igika cya 2 rero kiratangirana ishibu riraboneka kuri Nowa. Urabasekuruza wacu aritwa Aburahamu, niwe sekuruza w'abizera. Uyu akaba yarabereyeho rimwe n'umugabo witwa Nimurodi, biri mu gice cyacu. Nimurodi yabaye sekuruza w'abatizera, Aburahamu abasekuruza w'abizera. Ubu rero niwe sogokuru, niwe dukomokaho. Sinzi niba muri kwibuka, muzasome muri Yohana mugeze muri igice cya 8. Yohana Yesu yaganiye ngo n'abayuda bamwemeye. Abayuda n'abakomoka nyine n'abakomoka kuri Aburahamu ngo bamwemeye. Buriya ruhari n'abataramwemera. Aba rero bitwa ngo baramwemeye, mwumva ibyabo nibo bamubambye. Muri kunyumva ariko muri bagiye gibata bari mu bahamba.
sinamwereka nkibabaza buri uramye imyaka myinshi ni uwe wijana w'iki gihe kuko impfu zaragwiriye. Ni ukuvuga ngo uko turushaho kwegereza imperuka imyaka yacu yo kurama igenda igabanuka ibiyigabanya ni byinshi. Twabonye ko ibyisha byinshi ariko ugereye no ku byo turya, ibyo turya nabyo do biragabanya kuko ntabwo byujuje ubuziranenge byo turya. Kera siko imvura yagwaga tukanywa amazi aho tubonye hose hari icyo yagutwaraga. Ubu uyoje amazi intoki ukayanywa wafunga amakofe byagukomerana. Kera ntabwo muzi ko abagore bahingaga abana bari kurya itaka hariya mu murima yabatwaraga iki, ariko ubu ngubu abiriye ni mu bitaro. Mpamvu kugira ngo dukarabe cyane, rero twajaga guhinga mu mirima tudakarabye tukarya ukagira intoki ngo ukabirya kuko itaka wari uri guhinga mu ubuziranenge nta bizira biririmo.